Muhaye ikaze we wahisemo kubana natwe umunsi ku munsi, by'umwihariko we wakoze subscribe uri umuntu w'agaciro cyane. Niba nawe utari wakora subscribe kuri uyu muyoboro wacu wa Hunter Empire, nagushishikariza kuyikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu tunyuza kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Ngira ngo uyu munsi turi ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Katawani iracyakomeje. Iyi niyo ntego ya Core Team yihaye ko izaba yashyize hanze Open Mainnet. Ngira ngo rero uyu munsi ku itariki 17 hari itangazo dufite muri dashboard, ariko muri dashboard biragaragara yuko ryo ryaje ku itariki 16 isaha y'isa 11:35. Ndagira ngo rero turebere hamwe izi update Core Team ibashije kuduha, tuzinyuremo ndetse turebe n'icyo Core Team yabashije kuba yadutangariza. Ngira ngo abantu benshi bari bafite ibibazo bijyanye na tentative KYC, n'abandi bari bafite ibibazo bijyanye no kuba amazina yabo ari ku byangombwa adahura n'amazina bakoresheje biyandikisha muri uyu mushinga wa PIM network. Abantu bari bafite ibibazo bya verification phone number. Ngira ngo kabisa Core Team ibishyizeho umucyo, ngira ngo ikibazo cyabyo iragikemuye. Ngira ngo nkuko mubibona muri itangazo ryayo baduhaye, baravuga ngo two updates may unlock your KYC application. Ngira ngo rero tunyuzemo muri makeya kugira ngo wenda tunabivuga no mu Kinyarwanda n'abatabasha kumva ururimi rw'icyongereza babisobanukirwe neza icyo iri tangazo ryashatse kuvuga. Nuko aba bantu bari bafite ibibazo bimeze gutya byose byabashije gukemuka. Ngira ngo nkuko mubibona muri iri tangazo ryabo baduhaye, babashije kutubwira yuko abantu bafite ibibazo byose bigomba gukemuka, ahubwo icyo tugiye kureba ngo birakemuka mu buhe buryo. Ngira ngo iri ni ryo tangazo babashije kuba baduhereza. Ngira ngo rero katurebere hamwe. Icya mbere ni uko ngo abantu bari bafite ikibazo cy'amazina yabo yanditse nabi adahura n'ibyangombwa byabo. Ngira ngo icyo kintu cyakemutse. Ugomba kunyura muri setting nkuko babivuga, warangiza ukaprayinga. Gusa noneho hari itandukaniro na mbere. Ngira ngo abantu benshi twagomeje tubabwira ati mwite ku account yanyu mbere yuko wiyandikisha muri umushinga wa PIN network, banza urebe neza yuko ibyangombwa byawe bihura neza n'amazina wakoresheje wiyandikisha. Abantu benshi rero bagapfa kwinjira uko babonye. Noneho urabona yuko aka kanya ingaruka zije nizihe. Nuko ngo ubu noneho ikintu kijyanye no kwa updatinga buri kintu cyose wahuye nacyo nk'imbogamizi muri umushinga bigiye kujya bigusaba ikiguzi. Ngira ngo kugira ngo ubashe kuba wakosora amazina bari kwivugira ko hari ikiguzi. Icyo kiguzi nta kindi, ntago ari amafaranga baguciye, ahubwo nuko ugiye kujya utanga pi muri pi ufite, utange pi, uzajya waprayinga bakubwire pi ugomba kwishyura kugira ngo babashe kuba bagukosorera amazina. Nibarangiza izo pi ubwo umunsi wabaye migre za pi bazivaneho. Ngira ngo mwabyumvishe yuko ntabwo byoroshye kabisa. Abantu bagiye babinegirija ni ukwishyura. Ubu ngubu noneho nta mikino Core Team ifite. Murabibona yuko n'ubundi twegereje Open Mainnet, kandi murabizi yuko nyine abantu bagomeje kubinginga. Nk'ubu urugero ndagira ngo mabwire yuko iyi grace period babashije kuduha abantu benshi bakayikenansa, abantu benshi bakabona yuko ni ibintu bisanzwe. Muzaba mureba ikindi kiguzi, kuko ntawakekaga yuko tugiye kujya dukosora agakosa kose twakoze muri PIN network badusaba amapi, twishyura ikiguzi cya serivisi cy'ibyo tugiye gukorerwa. Ngira ngo noneho rero nukuvuga ngo wa undi wanze gukosora bikishoboka ubagiye gukosora yishyura amapi yiwe. Ntabwo ari abo bonyine b'amazina adahura n'indangamuntu bavuze n'abafite ikibazo cyo kuba
gukora submit ya KYC. Ni ukuvuga ngo hari umuntu bahaye KYC ayikora nabi arayica. Ubu rero kugira ngo wongere uyisubiremo baguhe kongera gusubiramo ya KYC nayo ni ikiguzi, nabyo ni ukwishyura P kugira ngo ubashe kuba wabasha kuba wakapurayinga bwa kabiri iyo KYC wabashije kwica cyangwa se itaragenze neza. Ni ukuvuga ngo hari KYC ziri pending, hari KYC batanze ko zigomba kuba ari submit, izo zose kuzikora ni ukwishyura. Ngira ngo rero twihuse nuko umushinga wa P Network uri ku iherezo. Niyo mpamvu rero bagomba gushyiraho ingamba zikakaye no kugira ngo na babandi babonye ko uyu mushinga ntacyo uvuze, uyu mushinga nta mumaro, bakabigendamo gakeya, noneho batangire kubona yuko ibintu ari seriye. Urumva niba ugiye kujya wishyura 20% ya P ufite kugira ngo babashe kuba bagukosorera ikosa wowe witeje, murumva yuko ni ibintu bikomeye kandi ni ibintu bikaze cyane. Ngira ngo rero KYC kuyisubiramo ni ukwishyura P, gukosora amazina ni ukwishyura P. Ngira ngo nicyo ikindi kintu nanone bashyizemo na bantu bakoresheje amanimero navuga babandi babashaka guhindura phone number, babandi bakoresheje nimero za telefone ariko badafiteho access, abo ngabo nabo babahaye kuba babasha kuba bashyiramo nimero bifuza ariko nabwo bakishyura ikiguzi. Iyindi update tugezeho ni ijyanye na KY na nicyo twakita tentative KYC. Ngira ngo niba tujyanye kuri uyu munota uri kureba iyi video kandi ukabona hari ikintu igufashije, wakora subscribe kugira ngo tujye tubana hano kuri Anta Empire mu biganiro byacu bya buri munsi ndetse na update yibanda kuri uyu mushinga wacu wa P Network. Abo rero bantu bashobora kuba bari muri tentative nabo ikibazo cyabo cyakemutse. Ngira ngo abantu benshi twari dufite ikibazo twibaze ngo ese kubera iki kwa team dushyira muri tentative, ese kugira ngo umuntu ave muri tentative bigenda gute, ese nayahe makosa twakoze? Abantu benshi bari bafite icyo kibazo, ariko kuba team hano noneho itanzeho umucyo, iravuze ngo niba uri muri tentative KYC kugira ngo ubashe kuba wayivamo nta kindi kintu bigusaba, ni ukujya muri setting ukajya muri profile, warangiza ugakora reset ya password yawe. Ni ukuvuga ngo ugahindura password. Ukimara guhindura password tayari tentative ugomba guhita uyikurwamo. Ngira ngo rero ntihazagira umuntu uzongera kukubeshya ngo kugira ngo uve muri tentative ngo biragusaba ibingi, impamvu uri muri tentative ngo hari butujuje. Ikowa team itanze ikintu cyonyine gishobora gutuma uhita uva muri tentative. Ngira ngo rero kwa kundi twajyaga twibaza ngo kowa team yadutindije muri tentative, yanze kudukura muri tentative, tugasanga twapanitse ndetse twagize ikibazo. Ubu ngubu kowa team ubwayo itweretse uburyo twebwe tugomba kwikura mu cyo twakita tentative. Rero nukora reset ya password yawe, gusa harimo ikibazo kuba password ahanini ya SMS wohereza kugira ngo bagoye indi password nshyashya bitarimo birakunda. Ariko nubundi kuva bino tangazo bari duhaye buriya nubundi babizi neza yuko icyo twakita phone number verification nayo igiye guhita ikunda. Ba bantu namwe mutakoze ama verification ya phone number mubinegirija tayari namwe mugiye kuzikora mwishyura. Ngira ngo iyi ni Anta Empire, wakoze kubana natwe. Duhure muri yindi video ikurikira. Izi zari update zibonetse kugira ngo umupiyoniya abone ukuntu abasha kwitwara muri iki kibazo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Anta Empire muri kumwe nk'ibisanzwe.